nongeye kubasuhuza mwese inshuti zanjye, inshuti nkunda, nk'abakinnyi bitwaye neza, by'umwihariko na perezida wa Rwanda Taekwondo Federation. Nawe ndagusuhuza cyane. Nk'uko mubibona aha turi ku rubuga rwa RTF, ubwo perezida wa Federasiyo y'u Rwanda yashimiraga abakinnyi batatu bitwaye neza muri Kenya, ubwo batwaraga buri wese umudari wa zahabu. Ahangaha nk'uko mubibona, Munyakazi Vincent yitwaye neza, agira amanota 31, umunyakenya afite amanota 6. Iyi ngiyi yari finali, urumva yarabasize cyane. Gusa hakomejwe hatangwa komenti nyinshi zitandukanye kuri iyo timu. Reka turebe. Iyi ni rekodi Nsengiyumva Ramazani yagize, nawe ni master wa Taekwondo. Reka twumve. Reka mbivuge nkoresheje uburyo bwa rekodi. Banje kubasuhuza mbifuriza umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza. Nanamenyesha perezida Rwanda Taekwondo Federation, ndabakumbuye, ndabishimiye, nishimiye intsinzi twagezeho nk'abanyarwanda. Ndayishimiye rwose, kandi urumva nawe yararimo ashimira iyi ekipe rwose yabashije kuba yajya muri Kenya, kuko yitwaye neza bidasanzwe. Uyu bamwita Claude nawe yaje avuga ndetse yifuriza nuko yagaruka mu Rwanda amahoro. Iyi timu, reka dukomeze turebe. Hakomeje kuvugwa amakuru menshi atandukanye. Yes, ahangaha biragaragara ko bari barimo binezeza mu buryo butandukanye, basereburira intsinzi. Bamwita Kayitare Benoni ari imbere, ibitwenge byamwishe. Munyakazi Vincent muramubona mu marinete, twagusuhuje. Na mugenzi wabo nawe muramubona, ni umusore nawe ukiri mutoya. Hanyuma hano bari kumwe na perezida Bagabo Placide, ni nawe perezida wa Rwanda Taekwondo Federation. Mu by'ukuri murabona ko abakinnyi bitwaye neza bariye ubuzima, kuko ibyo bakoze ntibyari bisanzwe. Twongeye kubasuhuza. Aba ni abatoza kuva muri Kenya. Umusifuzi muramubona, no mu Rwanda ubwashize yari ahari, by'umwihariko nta nubwo yajya ahabura, kuko buri gahunda yose yo mu Rwanda ni inshuti z'u Rwanda, niko nabivuga. Bano bantu banakuze, urabona bakuzemo rwose. Taekwondo yabagiriye neza ubuzima, urabona baracyameze nk'abasore, ni abasore muri make, kabyite gutyo. Dukomeza, katugene twihuse turebe cyavuzwe kuri iyi kipe ya Taekwondo. Murabona, yes, ahangaha bari barimo nabwo bayivugaho, ariko ndabona yes byose byaje ari kimwe. Muri hangana video ntabwo tubashe kwireba, ariko reka turebe uburyo byaje kugenda. Turebe aka gakino uburyo kari kifashe. Niyo Taekwondo mbabwira. Sorry gato, ntago ari ahangaha. Kadukomeze video turi buyibone mu kanya. Uyu ni Kayitare Benoni, muramubona yari agiye kujya mu kibuga, afite centre y'umukara. Ari kuri level nziza rwose, urabona n'umwana aracyari muto, aracyari umwana muto, ariko ibyo akora n'ibisanzwe. Ndabona video ntago ziri bushoboke ko zifunguka kubera ko ama connection yabaye ikibazo. Reka twumve iyi rekodi kivuga, kuko nta makuru nyifiteho. Ahari bagaragazaga ko bari mu ndege, niba ari indege niba ari imodoka ntago mbizi neza. Hanyuma uyu ni umutoza, nk'uko mubibona bari kwirya amafoto. Ntabwo namuvugaho byinshi, ariko arashoboye kandi akora neza. Dukomeze. Ndabona amafoto agaruka menshi araye. Katugaragaza amafoto turebe. Aya ngaya ndabona ntago ari aya Taekwondo. Kadukomeze, ntago ndi kwiyamaza. Yes, nguko
naho ngaho bigarukire, ka mbasubize inyuma noneho ku butumwa SG yaje yandika ku bintu byagiye bivugwa kuri timu yagiye isohoka hanze. Havuzwe byinshi, havugwa byinshi bitandukanye. Ahangaha ndabona bari bageze mu Rwanda, sibyo ra? Yego, nibyo. Ntago wayoberwa, umujyi wa Kigali rwose uba wimurika uba wimurika cyane. Urabona ni abasore bakeye kabisa, barakeye cyane, murababoneka. Turebe ku magambo cyangwa se sorry ku mvugo bakoresheje, katurebe. Yego, muri somera. Yes, hano muzajya mufata pause mu gihe muri gusoma, mwisomere byose murebe. Ibyo nibyo byabashije kugenda bivugwa. Hanyuma SG wa Rwanda Taekwondo Federation Mbonigabo Boniface yaje ababwira ati nyamara aya madolari 1000 niyatanzwe, habayeho ubufatanye hagati y'u Rwanda na Kenya kugira ngo ikipe ibashe kuba yajya hanze, kuba yakina aya marushanwa. Aya madolari muvuga Minispoc yaduhaye ndabihakanye. Uwo yari SG bavugaga gutyo, kandi koko nibyo rwose. Perezida wa Taekwondo nawe ubwe yaje kwivugira ko ibiri kuvugwa ko ekipe hagiye ya polisi yaje kubihinyuza, avuga ko atari byo. Hagiye ekipe ya Taekwondo y'u Rwanda ku mpamvu zaje zitunguranye, ndetse ikindi mpamvu hagiye abakinnyi batatu nuko barebye ko ubushobozi ari bukeya, bahitamo kujyana abakinnyi batatu bitwaye neza. Ayo niyo makuru mfite atariho ivumbi. Hanyuma tugaruka dusoza, mwese mwisomera. Reka mbabwire ngo mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane cyane cyane. Bye bye.